umuvip ujya wibaza impamvu ugira by'umuntu nka Elon Musk, umuntu nka Bill Gates, cyangwa se umuntu nka Oprah, umuntu ushobora kuba uvuga cyane maybe nka Obama, cyangwa se umuntu ukora siporo ukomeye cyane nka Messi cyangwa Ronaldo, umuntu nka LeBron James, bari abantu bakora impressinga cyane, ubona bashobora kuba barateye imbere mu bintu bitandukanye. Ujya wibaza impamvu bakora impressinga cyane, hari ikintu baba baramenye, ni ukuvuga ngo babashe gukoresha ubwenge karemano bubarimo. Uyu munsi muri iyi video turazaganira ni ubuhe bwenge karemano ushobora kuba ufite, nuko wabumenya, nuko ushobora kubyaza umusaruro, kubaka business yawe cyangwa career yawe kuri icyo kintu ukabasha gutera imbere nk'abari abantu ubona. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. ABAVIP TV, ABAVIP TV. Now Coach Gael. Nonje kwa Abavip meze neza, Coach Gael hano kuri cya kiganiro tuganira buri munsi unye kwiteza imbere business entrepreneurship kwa VIP TV kuri YouTube. Niba ari ubwa mbere please cyane turaguhobere, turakwakira umuryango, please subscribe hanyuma ugumane natwe reka tuganire. Hari ikintu ko ndarimaze kubivuga, abantu bashobora bibaza kenshi nzi neza niba urandeba hari umuntu ufite wemera cyangwa so appreciating mu kintu cyose runaka, ariko hari igihe cyo tunareba abantu rimwe rimwe bateye imbere mu kintu runaka bikabasha rimwe na rimwe bakadutera icyo navuga bakatwentimida, tukaze ni gute gera abashogera hari ahantu ukabona ntibikunda ko wahagera, ukibaza ko nashobora kuba hari ikintu ufite kiri special. Ariko ikintu kimwe ugomba kumenya nuko iyo ushatse gukora competition n'umuntu ushobora kuba afite ubwenge karemano cyangwa se impano karemano mu kintu runaka, mukabasha iyo bashatse kukompetinga nawe muri icyo kintu, wowe udafite ubwo bwenge karemano cyangwa se mu bushobozi karemano ntimushobora gupfa mu nganisha. Ahubwo ibanga ni iki? Ni ugushakisha aho wowe ufite ubushobozi karemano cyangwa ubwenge karemano, hanyuma ukabasha nawe kuba kwexcellinga aho ngaho. Niyo mpamvu ubu ngubu ushaka kuganiriza actually ni isomo umugabo witwa Howard Gardner, psychologist muri Harvard, yakoze mu gitabo cyitwa Frames of Mind, yavuze ubushobozi cyangwa se ubwenge bugera mu 8 cyangwa 9 umuntu ashobora cyangwa se dufite butandukanye. Ushobora gusanga ufite umwe cyangwa ufite bubiri muri ubwo 8, ariko kino kubasha kumenya aho ubwo ufite. Jewe ndabashimye barenzaho bonus y'ubundi bwenge bumwe cyangwa se ubushobozi bwa nyuma nibaza ko bukenewe cyane kugira ngo ubashe gukoresha ubwo bwenge bwose karemano bufite, kandi ubu ngubu nibaza ko nabwo bukomeye cyane mu kuba wakora wagira nk'umu-entrepreneur cyangwa se umu-businessman. Reka dutangire ubwenge bwa mbere cyangwa se ubushobozi bwa mbere. Ubu ni ubushobozi nakwita mu Cyongereza mental intelligence cyangwa se mbishyize mu Kinyarwanda ubu ni ubushobozi cyangwa se ubwenge bwo mu mutwe. Ibi ni ibintu bisanzwe, doka ni umuntu ushobora kuba wumva imibare, wumva science, wumva kwishuri, doka bari abantu baba bambere kwishura. Kenshi tukunda kubyita nka IQ, abantu batsinda mu ishuri, abantu basoma ibitabo mu buryo bworoshye, bafata mu mutwe, bumva imibare. Donc aba bantu tubabona aribo twita abahanga cyane cyane, donc bashobora kuba bare ibintu by'imibare bakabikora mu buryo bworoshye. Ubwenge bwa kabiri ni ubwenge nakwita social intelligence cyangwa se interpersonal intelligence. Ubu noneho ni ubwenge cyangwa se ubushobozi bugiye no kubana n'abantu, no kumenya kumanaginga abantu, no kubasha gusobanukirwa abantu. Ubu bwenge kenshi bukunze kugira abantu bakunze kuba aba leader beza cyangwa se aba negotiator beza. Ubu ni ubwenge bukomeye cyane muri business, kubera ko muri business ukeneye kugira ngo ubashe kuganira, ubashe kunegotiating, ubashe kuleading abantu. So ubu ni ubwenge budoko ni umuntu ufite ubushobozi cyangwa se ubwenge biramworohera guconnecta n'abantu, kuganira n'abantu, kumanaginga abantu. Ubu nabwo ni ubushobozi bukomeye. Hamakaba ubushobozi bwa gatatu cyangwa se ubwenge bwa gatatu, ubu ni ubushobozi nakwita mu Cyongereza intra-personal intelligence cyangwa se ni ubushobozi cyangwa se ubwenge bwo kwisobanukirwa ubwawe. Aba ni abantu kenshi nk'uko namaze kuvuga heriguru, ni ukubasha kumanaginga abantu. Ubu ni ubwenge bwo kubasha kwimanaginga ubwawe. Aba ni abantu bakunda kuguma ari bonyine,
bakitekerezaho babasha kwisobanukirwa no kumenya ibintu bibarimo. Kenshi aba bantu ni abantu bakunze kuba visionnaire kubera ko ni abantu kenshi bakunda umwanya wabo bonyine bakisobanukirwa, kandi akenshi iyo wisobanukiwe hari ibintu byinshi umenya bikurimo n'ibyo wasohora n'ama visions, ibintu bitandukanye. Hakaba ubwenge bwa kane, ubu ni ubwenge nakwita musical intelligence cyangwa se ubushobozi cyangwa se ubwenge mu bijyanye n'umuziki. Nk'uko mubyumva ni ibintu bisanzwe, actually ari ikintu gitangaje. Hari umuntu ushobora gufata afashe gitari bwa mbere bakamureka ukuntu babikora ukabona arabyiganye birashoboye, cyangwa se ukamurika piano umuntu ubizi akamurika kangaho ukabona amazeho nk'isaha imwe ukabona yatangiye gukora ibintu bihara. Cyese tabira umunsi umwe hari umunsi umwe bigeze hari piano jambo kabyara, hari umuntu wakoze akanote gasanzwe karirimbo ganuza twahere nka saa 7 z'ijoro kugera hafi nka saa 11 saa 12 no gukora akantu k'amanota 3 kananiye kugakora. Ariko donc abo ni abantu bafite icyo kintu, so ni ability n'ubushobozi bwo kubasha kuba wakora music, ugakina icyuma cya music cya instrument ya music, ukabasha kuba wakompoza ukakora melody. Donc buriya n'ubwenge bumwe abantu benshi badafite ariko bamwe bashobora kuba bafite. Hakaba ubundi bwenge nabwo ubwo nakwita a physical intelligence cyangwa se bodily intelligence. Ubu ni ubwenge navuga bwo kubasha gukoresha umubiri, cyane cyane ikintu gitandukanye. Ubu nabwo n'ubwenge nzi cyane ko nafite cyangwa ubushobozi nafite. Donc ubu aba ni abantu bashobora donc ushobora kuzukereka muri gukora ikintu uwo mwanya ukimara ukuntu bagikora agahita azana bakagikora. Cyangwa se umuntu ushobora kuba rugambera ashobora kuba agiye gukina basket, ukamenya ko basket batera muri kara kantu ugahita umwanya inshuro nk'eshatu ukabona atenga gatatu ashizemo nka kabiri, ukamenya urishobora kubika byose udasinga ukina basket kuba twapi nzo niko tubikoze. Ubu n'ubwenge cyangwa ubushobozi abatlete bagira, you know, umuntu nka Ronaldo, umuntu nka Messi, impamvu ashobora kuba akina kuri akenshi n'ubwo bushobozi bwo gukoresha umubiri bwo buri physical aba afite. Abantu babubatsi, umuntu umwubatsi ushobora kumenya kubasha gukora ikintu akoresha amaboko ye akabasha gushira ikintu akakiringaniza n'ikindi. Donc azi gukoresha intoki cyangwa se umubiri kuruta uko bishobora. Ujeli jewe arisa mfite zijya umuntu banza kwinjizamo akantu amukabona gufunga nk'inshuro nk'ebyiri kugira ngo ibashe gufungika neza. Actually siwe nambaye yizo sangwiza ukuri sinshobora gupfa gifunze agashakisha barugira ngo bamfashe kuyifunga, kuko ugomba kubanza gusobanukirwa kumanipira uburyo ikorwa cyangwa se winjizamo. So bisaba kuba uri handy person uzi gukoresha intoki. So ubwo n'ubwenge harimo abantu bishoboye kurusha abandi. Ibyo binajyana no kuba abantu bamwe babasha kubyina, abandi babasha kubyina. So n'uburyo ukoresha umubiri wawe. Umuntu ashobora kumara imyaka 2 yiga kubyina kwa muri ababyina ukabona kabisa harimo akantu k'ubumekanisi. Ahubwo wowe ni muntu ari fluid, ni kintu ashobora kukiga bwa mbere agahita kibyina umwanya nka bitches. So ibintu natandukanye hasaba akaba ubundi bwenge n'ubundi bushobozi nakwita visual cyangwa special intelligence. Ubu nose n'ubwenge n'ubushobozi bwo kubasha gukoresha amaso, kureba ijisho ryo kureba. Actually ni ukubasha kubarisha ubwonko bw'ijisho. So aba ni abantu ushobora nk'urugero kwinjira mu nzu iri dekore n'ibiki byose akabasha kuba yavuga ati none ibi ntago byamwangwira gutya, reka design gutya nshire hano kirajya hariya kirajya hariya. Donc aba ni abantu babamo ba architect, abantu baba interior designer, abantu baba fashion designer, bafite ijisho ryo kureba. Bashobora kuba ama filmmakers, bashobora no kuba aba videographers cyangwa photographers. So ijisho ryabo, ubwenge mu ijisho ryabo ngo bashaka kureba ikintu uko kimeze. Nk'urugero shira mu nzu vimora nishe kudekora, sinzi nkunda ibintu byiza ndabibona ko ari byiza, ariko ntabwo nshaka kujya muri iyo stress kuvuga ngo reka kano kabati kajya hano ngo mpikisha bingira ikintu. No, aba ni abantu bagira vision, ikintu kitaramara gucira hari aba yamaze kubona ukuntu kiri guse mbere ko gitangira, akavuga ati hari amakini akabati maramakini iki cyangwa se inzu nkeneye kubaka gutya. So ubwo n'ubushobozi kandi n'ubwenge bufitwe n'abamo. Hakaba n'ubundi bwenge navuga, ubu n'ubwenge sasa nakwita naturalistic intelligence cyangwa se ubwenge ubushobozi bwo kubasha guconnecta n'ibintu biri kwisi, no. Akenshi sinunza kubona hano ariko nk'abazungu rabazi, umuzungu ashobora kumusanga yaramaze igihe runaka nko mu ishyamba hariga ku buzima bw'umunyorogoto, areba ukuntu bimeze byubaka bigira iki. Donc ugasanga kuri kinyoni runaka harazigaho. So this is
ni ability y'umuntu ushobora connectinga na nature mu buryo butandukanye, akashobora connectinga n'igiti, akaconnectinga n'ibintu bitandukanye, akabyiga, akabigira ikiso. You know, intelligence abantu bakunze ku explore isi no kumenya ibiki, donc bwa nabwo n'ubwenge bufitwe n'abantu bamwe. Kandi of course abantu bo bavamo ababiologist bakomeye, abazoologist bakomeye, aba farmers, umuntu ushobora kuba yaba umuhinzi mwiza iki, donc abo n'abantu connectinga cyane na nature. Hakaba ni type y'ubwenge yitwa Existential Intelligence. Ubu no sa n'ubwenge aho n'ubushobozi nakwita umuntu aba afite ubwo n'inshuti yawe, ufite inshuti imwe usanga ikunda gutekereza ibintu bitari kuri iyi si, ibintu biri deep birenze ubuzima tubona, ugasanga umuntu areba zitari ko eko se buriya umubabaro kuki Imana yemeye kuza, kuki yemeye ko tubabara, cyangwa se umuntu avuze atari ko se n'Imana yaraturemye, Imana yavuye ubuza ngo bibaza ibibazo nk'ibyo biri deep, cyangwa aribaje ikibazo nka ariko buriya impamvu y'ubuzima ni iyi, purpose y'ubuzima ni iyi. Donc harimo abantu bakunze kwibaza ibibazo nk'ibyo biri deep, donc usanga bahora bibaza ese koko nyuma y'ubuzima hazaba ubundi. Harimo abantu bagiye muri ibyo bintu bari very very spiritual kuruta abandi. Ubwo nabyo ni type y'ubwenge cyangwa se y'ubushobozi ushobora kubifite abantu bamwe abandi badakunze kwibazaho cyane, ugasanga umuntu ntago yarabyibazaho cyane. So bene aba bantu of course bashobora bavamo abantu baba philosophers, abantu bashobora kuba bategeza muri butandukanye kubera ibyo bintu. Okay, hanyuma nyuma y'ubwenge bwose njye hari ubundi sasa nongeye kuri the 9 type of intelligence cyangwa se abilities, njye hari indi nombona iri very very important, iri very very crucial. Ino njye nakwita spiritual intelligence. Actually inagize wenda ndasoma igitabo kiri cy'umugabo Robert Kiyosaki cyitwa The 8 Lessons, avuga ku kintu cya spiritual intelligence. Avuga ko noneho ubu bwenge bwo ni ubwenge cyangwa se nabwita ni confidence cyangwa se ukwizera yuko byanze bikunze ikintu urapanga, ikintu wapanze kizaba. Okay, so very very important. So iki ni ikintu abantu benshi bamwe bafite abandi badafite. Ugasanga umuntu umwe abantu bamwe ntago bari optimistic, ntabwo yibaza ko niba panze ikintu akagira kuri akabonera vision ko kizaba. Akaba abandi bavuga ati no iki niba nagipanze nagisetinze kizaba, you know. So you know any type of intelligence bamwe bafite abandi badafite, you know, kugira icyo nakwita unwavering faith, kwizera uti no iki kintu niba nagishizeho amaboko, niba nagiteguye neza kigomba kuba. So actually any type of intelligence nifuriza mu VPS urande uyu munsi kugira, you know, cyaki urapanga yagura planning, you have kugira your confidence ko byanze bikunze ikintu kiza kizaba, ikintu kiza kizaba. So any type of intelligence bamwe bafite babasha no gutera imbere, ba visionnaire wose basettinga vision batanatangira ariko kaba yize ku kintu kizaba. You need type of intelligence, just type of ability bamwe bagira abandi batagira, kandi ugasanga niyo cyane settings difference. So mu VIP tangiza ikintu ndashaka dukora uyu munsi ni warebye muri ubwo bushobozi bwose nizo intelligence cyangwa izo intelligence zose twavuga ubwenge karemano, wowe wasanze ubwa wari ubuhe, ushobora gusanga ari bubiri muri wowe cyangwa 3 muri ubwo ngubwo. Ikibi rero no gushaka gukora mu bintu mbona bitari byawe, you know. Niba kuririmba atari byawe, iyo musical cyangwa se ability cyangwa se music intelligence utayifite ugashaka kubijyamo, cyangwa se niba uri umuphotographer cyangwa videographer akudafite bitakorohera cyane gukunda no kubona ubwiza bw'ibintu mu maso, bishobora kugora. So cyangwa no kumenya nubuhe bwenge karemano mfite, hama ni gute nakubaka career yanjye ya business yanjye kuri kino kintu, hama ni gute improving ubwenge mfite. Rako ubu bwenge cyangwa ubushobozi ufite ushobora kubwongera mu guhora usubiramo, mu guhora wiga ibyo abandi bafite ubwo bushobozi bakoze. So very very important. Giye nk'uburugero ndibizi cyane comes kuri social intelligence, kubasha kubana n'abantu, gukora n'abantu, hanyuma no kuba nagerageza gukoresha ubwenge bwo mu mutwe. Nzi ko izo ngizo ari zibwiri zanjye, so nizo mfokasingaho cyane. So VP ndangiza babwira yuko mbakunda cyane. Please no menya nta muntu n'umwe kuri iyi udafite bumwe muri mu bushobozi cyangwa bubiri cyangwa 3 bushobora kuba bukomeye kuruta ubundi. Ubwo ni ubuhe? Please commenting hanyuma uvuge ukuntu ugiye kubukoresha. God bless. Mudusura ahantu hose Coach Gael kuri Instagram, Facebook no kuri TikTok, hanyuma na coachgael.com. Bye bye.